Abantu benshi basigaye batinya izi modoka z'amakamyo. Ese ikibazo ni izi modoka cyangwa ikibazo n'abashoferi bazitwara? Izi modoka zigira impanuka zikomeye cyane ku buryo zisigaye zarahabije abantu cyane. Ese biriya biterwa n'iki? Kubera iki izi modoka zigira impanuka zikomeye kuri ruriya rwego? Ngiye kubabwira ibintu bibiri bishobora gutuma ikamyo ikora impanuka ikomeye pe. Ubwo niba witegura kuba umushoferi w'ikamyo, niba ubyifuza se cyangwa niba usanzwe unabikora, ibi bintu byitondere kandi ubyiteho cyane. Hari ukuntu umuntu abona perime, akabona nka perime y'ikamyo, akaba yifitiye n'amahirwe wenda muri famiye bafite okaziyo y'uburyo ashobora kuba yabonamo akazi ko gutwara, ariko akagenda agatwara ataragira maitrise, ataramenya neza imikorere cyangwa se imikoreshereze y'ibi bintu bibiri ngiye kubabwira. Ibyo ni ibihe rero? Icya mbere harimo gearbox cyangwa se cya cyuma twifashisha duhindura vitensi, ikizwi nka levier ya vitensi, uburyo duhinduramo vitensi muri iriya modoka. Ibyo ni ibintu tugomba kwitondera cyane kuko hari ushobora kwibeshya vitensi ugahita wica abantu bose bari muri iriya modoka kabisa. Ikindi kintu cya kabiri tugomba gukoresha cyane, ariko si no kwica abari mu modoka gusa, wica abari mu modoka n'abari mu muhanda barimo barigendera badafite ikibazo. Ikindi kintu cya kabiri tugomba kwitaho cyane ni engine brake cyangwa se feri ya moteri y'iyi modoka. Hari umuyobozi nigeze kumva avuga ngo iyi modoka nk'iyo iteye indobo uba umeze nk'umuntu wiziritseho igisasu, uba umeze nk'ikihebe, ngo umeze nk'umuntu wiziritseho igisasu. Nibyo ntabwo yabeshye. Iyi modoka kuyitera indobo ni amafuti mabi cyane. Ntabwo iyi modoka iterwa indobo, ni ukuvuga ngo niba ari aho usabwa kugenda gake, shyiramo vitensi nka 3, 4 se cyangwa se indi vitensi yo hasi, ubundi ugende gake gake imodoka uyifungisha vitensi. Nababwiye ukuntu imodoka itwarwa n'amavitensi. Ibyo byose nabikoze mu masomo nagiye nkora ku tuvatiri. Niba mutarabikurikiranye ntabwo ari amakosa yanjye, icyo nasabwaga no kubikora kandi narabikoze. Abantu mwese mwakoze subscribe ku Musongozi, nongeye kubashimira mbibutsa ko muri nkoramutima zanjye aho muri mu gihugu hose, cyane cyane abantu bari mu Rwanda, none mbafite ku mutima indani ya moyoni. Muze mu Bugesera rero niho hari site nziza yo gukorerayo ikizamini, naho ndi kubarizwa ubu ngubu, mbafashe mukora ibizamini ibintu bigende neza. Urabona ko n'amakamyo nayinjiyemo ubu ngubu, n'abantu mukeneye amaperime y'amakamyo muze mbafashe i Bugesera rwose. Dufite ibikoresho byose, tubafitiye bisi nziza cyane, tubafitiye aya makamyo ya kategori E nk'uko mubibona. Ibi byose rero biri i Bugesera, mushobora kuba dusanga tukabafasha tugakomeza kubakorera. Ndi kukubwira ibintu bibiri ugomba kwitondera kuri iyi kamyo, si kuri iyi kamyo gusa ariko buriya no kuri iyi bisi bibamo. Izi modoka zose mubona zo mu rwego nyine rw'amatraks z'amakamyo, izi zose ziba zifite akantu ka engine brake cyangwa se feri yo muri moteri. Feri moteri ikora ite rero cyangwa ikora iki? Feri moteri ni uburyo tugabanyamo umuvuduko w'ikinyabiziga, ariko tukagabanyamo umuvuduko w'ikinyabiziga bitadusabye gukoresha feri yo mu kirenge. Ikindi kintu ni uburyo dukoresha amburiyage y'izi modoka. Izi modoka amburiyage yazo ntabwo iba igomba gukora umwanya munini cyane, cyangwa se iriya feri yo mu kirenge nk'uko nabikubwiraga. Iriya feri cyangwa iriya amburiyage biba bigomba gukora igihe bikenewe. Ni igihe ugiye guhindura vitensi se, cyangwa se igihe ukeneye guhagarara nyine burundu. Ariko kuvuga ngo ushobora ngo kugenda ngo ukandagira amburiyage, kuko kuntu usanga abanyeshuri bagendera kuri amburiyage, hariyo burimo urarahura urupfu. Ni cya gihe nyine ujya kubona ukabona imodoka irenze umuhanda ikagwa nk'ahantu nyine utiyumvisha ko imodoka yajya. Ibaze nko kubona imodoka yarenze ikiraro ikamanuka ku kiraro ikikubita hasi munsi y'umuhanda. Uri kumva ko icyo gihe nyine ibintu biba birimo biraba mu modoka, muvi biri kubera mu modoka, na shoferi ntabwo aba afite ukuntu yayigusobanura aramutse arokotse. Ariko ntabwo byapfa no kubaho ko yarokoka, bishobora kubaho kubera Imana ntawamenya, ariko anarokotse ntabwo yaba afite imbaraga zo kubikuganiriza kuko biba ari ibintu biteye ubwoba cyane. Iriya modoka rero urumva iyo feri moteri yayo ndetse nuko gukoresha nabi biriya byuma byo mu birenge birimo amamburiyage ndetse n'amaferi bishobora guteza kuza kubura imyuka, kuko ziriya modoka ziba zikoresha imyuka cyane. Kugira ngo wumvishe ijwi ryayo mu gutangira, ahantu wagiye wumva ijwi ryayo irekura imyuka nka gutyo kabisa. Igenda irekura imyuka, wumva ko irimo iragenda irekura imyuka. Kuko iyo myuka rero hari igihe igeraho igashira. Iriya myuka iyo ishize rero modoka ihita yibana, ihita yiboroka, ibintu byose biriboroka. Feri ikaba nk'igiti, amburiyage ikaba nk'igiti, vori ikaba nk'igiti. Ubwo aho imodoka iri kureba niho iba igomba kwerekeza, nta kindi kintu nyine woba wayikoraho. Urumva rero icyo gihe ikintu muba mugomba kwitondera ni ukumenya se umuhanda ndi kugendamo umeze ute.
Ikindi kandi ziriya modoka ntizitungurwa, iriya modoka uba ugomba kuyitegura byibura niba ukeneye nko guhagarara ugatangira kubitegura nka mbere y'umunota uri buze guhagarara, nko mu minota wenda ingahe iri imbere yawe. We mu gihe ubonye situwasiyo mu muhanda iri buze kugusaba guhagarara, reka gukomeza kwirara no kwiruka cyane ngo ndaza kuyihagarika imodoka ndayizi. Ikamyo ntabwo bayihagarika nk'ivatiri, tuzamo gake, ubundi numara gutuza ubanza uhagarike ikinyabiziga cyawe neza, ushyiremo feriyame, uve kuri amburiyaje uve no kuri feri. Niwongera kurekurwa muhagurutse cyangwa se nka buriya wenda tuvuge nk'urugero uhagaze nko muri feruje utwaye nk'ikamyo, uhagaze nko muri feruje utwaye ikamyo, kuri uyu muntu ahita ashyira amburiyaje hasi agakandagira n'agaferi bisanzwe yitwariye ivatiri, ukabikora utwaye ikamyo, iriya minota ya feruje ujya guhaguruka muri feruje imodoka yawe hari ibintu byatangiye kugenda nabi kabisa. Ibipimo by'imyuka byamanutse, urumva rero uko byamanutse mu minota mike cyane ushiduka nk'imyuka ishize igashira, noneho umaze gufata umuhanda kabisa urimo kwirukanka cyane. Urumva rero iyi myuka igushiranye wafashe umuhanda uri kwiruka, ikintu kiba gikurikiye ni ukugira gute, ni ukuwurenga nshuti yanjye. Ni ukuvuga ngo rero hari ubusabwa kwitonda cyane, ukamenya ati niba ngeze ahantu nko muri feruje ndashyira amburiyaje hasi, mbanze mpagarike ikinyabiziga cyanjye neza, ngishyire muri puwemal, ubundi nzamure feriyame, imodoka yanjye ikomeze yake, ikomeze yuzuze imyuka, niyo nari nakoresheje yavuyeho isubireho. Ubwo nibwo buryo batwaramo ikamyo. Ariko ikamyo rero uje wihaye ibintu byo kuyitwara, bya bindi by'abasore usanga bamanitse amaguru basaze hirya hino, ikamyo isaba ko uri focus. Gutwara ikamyo ni nko gutwara indege, ari gutwara indege igendera ku butaka. Seriously uba usabwa kureba imbere kandi ugatuza ntuyagare. Akandi kantu nshaka kuzabigisha cyangwa kuba wometirize, nashakaga no kubigisha uburyo dukoramo amakona, ariko nabyo nzabibakorera nzabereka ukuntu duteraho, uburyo turinganiza diff n'iri kona ribanza, ubundi tugakataho igice tukegera imbere gake, tukaringaniza urutugu rwacu n'uyu murongo ubanza ku ruhande w'amakona, ubundi twongera tugakata igice kwa tandiboyi tukegera imbere. Abantu bagiye baza kwiga tuno tuntu ngira ngo nagiye ntubereka, abenshi baratuzi. So it is what it is. Niba ukeneye kumenya ibintu byose byo kwikamyo, ubu hari ibyo mba ntababwiye hano, harimo amabatoni, ukuntu duhindura batoni iyo tugiye guhindura buwate, nababwiye ko biri mu bintu bishobora kubica, gukoresha nabi feri moteri no gukoresha nabi biriya byuma twifashisha amadoviye vitensi, duhindura amavitensi. Biriya byuma ni ibyuma bishobora kugukoraho, bishobora kuguhitana mu kanya gato cyane. Urumva harimo ukuntu nk'umuntu yibeshya kuri buwate, nko kuri buwate, kuko urumva niba turi muri buwate ya mbere tuzangaja 2, 3, 4, 5, duhindure batoni, dutangire ahari hari rimwe hahinduke 6, gutyo. Hari nk'igihe rero wowe ujya kujya muri 6 ukajya muri rimwe wibagiwe kugira gute guhindura batoni. Iyo urekuye amburiyaje ikintu gihita kiba, abari mu modoka bose bahita baca mu birahuri imbere. Ubwo nyine kabini bigomba guhita bahindura capati. Ni ukuvuga ikintu cyose rero cyo muri iriya modoka usabwa kukiga ku giti cyacyo, ukamenya ngo engine brake ikora gutya, ikoreshwa hanaha, uri kumva, ukamenya ngo iyi vitensi nayikoresha aha, iyi vitensi nkayikoresha aha, ukamenya uburyo uri butwara imodoka yawe no kumanaginga situwasiyo iri mu muhanda uri kugendamo. Ubwo nibwo buhanga ku modoka.